Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane nawe ukurikirana Umutsinzi TV. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi tugeze ku musozo w'amasengesho cyangwa se w'uburyo twari turimo dusengera gusenya umwuka w'inzozi mbi cyangwa se kumenya uburyo ibicaniro byo mu nzozi bidufata bigasenya ejo hazaza hacu. Niyo mpamvu uramutse utarakurikiye nagusaba gukurikirana, ariko nkagusaba noneho kuzagenda ukareba andi masengesho twakozeho iminsi 11 avuga kuri deliverance, kubohoka, gukurwaho imivumo na karande, kugira ngo tubashe kwambuka 2026. Turi 2026. Uyu ni umunsi wa kabiri navuga ngo ni umunsi wa kabiri w'umwaka. Imana ishimwe cyane, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Imana ikomeje kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari ikintu kikwereka kuri uyu munsi wa karindwi nshaka kugira ngo twinjiremo. Nshaka kugira ngo umenye niba inzozi mbi zaragabanutse ku buzima bwawe cyangwa se zigahagarara. Icya kabiri, niba twarabanye ugasobanukirwa neza, hari ukurota amahoro, urumuri n'isuku, gutangira kumva ufite imbaraga mu masengesho yawe kandi ukagira amahoro adasanzwe muri wowe. Ibi bikwereka yuko wamaze kugera ku rwego rwo kubohoka kandi umugisha w'Imana uri kumwe nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kadusome ijambo ry'Imana muri Yobu igice 1:10. Haravuga ngo ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye, agwiriye mu gihugu. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Imana igirinda umukiranutsi kugeza kuri na cya kindi abantu batabona yuko koko gikwiye kurindwa. Nuvuga ngo hahandi abantu bo bavuga ngo hariyaho none ngo ntago bishoboka, Imana irazayo ikagera ku rwego rwo kukurinda, naho ikahagera ikakurinda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana rero iduhana umugisha kandi tugirire neza. Ibaye kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikintu uyu munsi wa karindwi dushingiraho mbere yuko dusenga, turashaka gushimangira ko Imana iturinda kandi ikadushiraho uruzitiro rwayo kugira ngo mu nzozi zacu turota, mu ntekerezo zacu turabasha gutekereza kugira ngo dutere imbere. Imana ibashe kudushiraho uruzitiro maze abadayimoni n'abazimu ntibatugereho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dusenga. Imana Data, ndagushimye kubw'izina ryawe. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana ikiza, uri Imana ibeshaho. Waraturinze 2025 twinjiye 2026 turi bazima duhumeka umwuka w'abazima. Ubishimirwe Data. Ndagushimiye ko Data uyu muntu udukurikira umunsi ku munsi agiye guhabwanwa umugisha natwe kandi akaba agiye kwaguka. Ndafunga ibicaniro byose bibi by'inzozi, ndafunga imyuka mibi yamuteraga, ndafunga buri kintu cyose cyamubuzaga amahoro n'amahwemo ku buzima bwe. Data wa twese uri mu ijuru rero, ndagushimiye ko ujya uvuga bikaba, wategeka bigakomera, kandi ukaba Imana yacu ikiza kandi ikabeshaho. Ubihererwe icyubahiro Mesiya mwiza, kandi ukomeze utugirire neza. Iki kiganiro kiyoborwe nawe n'ububasha bwawe, kubw'icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu, amen. Bana nishimwe cyane. Ugomba gushyiraho uruzitiro mu mwuka, spiritual hedge. Icya kabiri, ugomba gufunga burundu imyanya yose ishobora iyo myanya, icyuho cyose Satani yakwinjiramo kugira ngo avangire inzozi zawe. Icyo cyuho cyose uba ugomba kukirinda kandi ukagifunga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikindi, gushyiraho ubuzima bushya mu nzozi zawe, ibyo byose ukabyegurira Imana yakuremye. Icyo nicyo kintu cya mbere Imana ibishaka, kugira ngo nawe ubwawe umenye uburenganzira bwawe. Kuko iyo wamaze kumenya uburenganzira bwawe uba wageze ku rugero rwo gutsinda. Kuko buri gihe cyose iyo umenye icyo urwana nacyo kugitsinda biroroha, ariko utaramenya uwo uriwe, utaramenya uko ugomba kurwana kandi uko ugomba gutsinda, biragoye cyane kumenya aho uzahera. Niyo mpamvu nitwihuta kuri uyu munsi wa karindwi wo gusobanukirwa ibicaniro by'inzozi no kumenya imyuka yose idutera. Aha intambwe ya mbere ni ugushimira. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ko tugomba gushimira, kwibohora
kudashizweho ishimwe ntikuguma. Mbese ni nko kwibohora kudashizeho igitambo, cyangwa se kubohoka kudashizeho igitambo, nta kintu kuba kumaze. Icyo cyo ukimenye. Uko uwakuboshye hari ibyo yatanze, nutagira ibyo utanga na weho ubwawe se urabona hari ikizaba. Niyo mpamvu ibuka ishimwe byibuze, ibuka igitambo mu gihe cyose ushaka kugira ngo ubohoke. Ikindi, mu kubohoka kwawe gerageza habonekemo ibintu bigera muri bitatu: amahoro, gusenga ndetse no kudekarara. Iki gihe rero ugomba kwifasha yenda nka Zaburi ya 103 umurongo wa mbere kugera ku wa 5, tutaragera ku ntambwe ya kabiri. Kadusome twumve kuntu havuga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zaburi 103 umurongo wa mbere kugera ku wa 5 haravuga ngo iki? Zaburi ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Imana ishimwe cyane. Ariko agacungura, byanga byakunda, Imana iragucungura, ariko ikagucungura kubera ko nawe ubwawe hari aho wicunguye. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 5, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Imana ishimwe. Aha tugiye kuvuga ku mbaraga z'ikizu. Naba ngiye kwinjira mu kiganiro ejo tuzatangira mu biganiro by'ejo. Kwisubiza imbaraga z'ikizu ni ukongera kwiyatsa, ni ukongera kwikuraho ibyari bishaje kuri wowe. Imyambaro yari ishaje, imyambaro wambitswe n'imiryango, imyambaro wambitswe n'abazimu, imyambaro wambitswe n'abarozi, uwo mwambaro ugomba kuwikuraho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niyo mpamvu ukeneye gukorerwa deliverance, ugakurwaho umwambaro mubi, kandi ukwambika cyangwa se ukwambura uwo mwambaro mubi ntabwo ari ubuntu, kuko n'uwawukwambitse ntiyawukwambikiye ubuntu. Nika ubyumve kimwe neza cyane. Ukwambura umwambaro mubi ntabwo awukwamburira ubuntu, kuko n'uwawukwambitse ntabwo yayikwambikiye ubuntu. Niyo mpamvu ugomba kumenya neza ko niba hari hakurya bashora, nawe ugomba gushora kugira ngo ubashe kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma nitugera ku ntambwe ya kabiri ivuga gushyiraho uruzitiro rw'umuriro. Aha ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora gushyiraho uruzitiro rw'umuriro ukoresheje igitambo ndetse n'isengesho, aho ushobora kwifashisha nk'isengesho ukavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndasaba Imana ishyireho uruzitiro rw'umuriro ku mutwe wanjye, ku mutima wanjye, ku nzozi zanjye no ku buzima bwanjye bwose. Nta muryango cyangwa se nta muryango uzongera gufungukaho umwijima mu nzozi cyangwa mu buzima bwanjye. Iby'Imana yanditse kuri njyewe nibyo bigiye gusohora mpagaze kuri iki gitambo, ndetse no ku mavuta y'umukozi w'Imana uri kubimfashamo ambohora. Nkuko nimusoma muri Zekariya ibice 2 umurongo wa 25 harimo amagambo agira ati, umuhanuzi Zekariya ibice 2 umurongo wa 5 handitswe ngo iki? Abatuye ku nkombe z'inyanja, ubwoko bw'abakereti bazagusha ishano. Ijambo ry'Uwiteka riri kuri mwe Banyakanani mwe, igihugu cy'Abafilisitiya nzakirimbura he kugira uhasigara. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo buri gihe cyose iyo ushaka gushyiraho uruzitiro rw'umuriro, hari imbaraga z'Abafilisitiya, hari imbaraga z'Abakananiye, hari n'imbaraga ugomba gusenya zimeze nk'imbaraga z'Abakereti. Yego,
z'abakereti. Izi mbaraga zifataho ko ari imbaraga eshatu zikurwanya. Imbaraga ya mbere Satani nyirizina udashaka yuko ugira ubugingo buhoraho. Imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'ishyari. Imbaraga ya gatatu ni imbaraga y'uburozi, cyangwa se mo kimwe wa muntu ukuroga abizi, azi ko nyine akuroga kandi koko akaba azi ko nyine ari umurozi. Izi mbaraga uko ari eshatu iyo wabashije kuzisenya ubu maze kumenya neza, kuko ijambo ry'Imana hano ryavugaga abanyakanani n'abakereti n'aba bafilisitiya. Imana yashaka kwerekana yuko mu buzima bwawe hari imbaraga eshatu zikurwanya, ndetse zishobora kuba enye, zishobora kuba eshanu, ariko hano ijambo ry'Imana twifashishije imbaraga eshatu. Nawe ushobora kureba imbaraga za Satani mwenyewe zirwanya ubuzima bwawe, zikadeployinga nyine agent ku buzima bwawe, ukajya mu kirere cya kabiri cy'ishyari. Munsi y'ishyari hakazaho wa murozi nyine, noneho wapurika bya bindi byose byateguriwe muri ibyo birere bibiri, agahita byapurika. Hakaba noneho n'ibikoresho byo niyo ntago niriwe mbivuga kubera ko tusanzwe tubizi. Rero niyo mpamvu kugira ngo ubashe gushyiraho urukuta rw'umuriro, cyangwa se mo kimwe uruzitiro rw'umuriro, ugomba kumenya ko mu mubiri wawe, mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe hamaze kugeramo kwera kw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo. Aho niho ubasha gukorera kandi ukabasha kwezwa, ukagendera mu bubasha bw'Imana ndetse n'ubuntu bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka tugere ku ntambwe ya gatatu yitwa gufunga imiryango burundu. Ukwiye gusenga, ukwiye kuvuga ubutware bwa Kristo bukaza kuri wowe, maze warangiza ukavuga ngo imiryango yose nari narafunguye nzi cyangwa se ntazi, ubu ndayifunze burundu. Nta mwuka uzongera kugenda mu nzozi zanjye, nta muvumo uzongera kunyiyegereza. Yesu Kristo niwe murinzi wanjye. Ndetse ukongeraho muri Yohana, ugahagarara mu butware bwa Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 n'umurongo wa 28 kugera ku wa 29. Handitswe ngo iki? Haranditswe ubutware ugomba kugenderaho, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntago zizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazimvuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Imana ishimwe. Kuvuga ngo iyo wamaze gufata ubugingo bwawe ukinjira muri rwa rubavu rwa Kristo, andi bacumise 10 mu rubavu, ukinjiramo ari ryo rembo twinjiramo, ari rwo rutare Mose ubwo yabwiraga Imana ngo unyiyereke, ndashaka kureba ubwiza bwawe burabagirana. Imana ikamubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye ku rusate bw'ubutare, aho niho nzagushyira ngutwikizeho ikiganza, noneho nimara nkunyure hejuru, nzakunyura hejuru. None nimara kukunyura hejuru, nzakuraho ikiganza gake gusa, undebe cyo ko ruzandeba. Ntabwo uzandeba mu maso, ahubwo uzandeba mu mugongo. Kubera iki Imana ibwiye Mose gutya? Nuko mu isezerano rya kera, abakera bari amatereko bari ibitereko by'amatabaza, ntabwo bari bakaba inyenyeri. Abantu b'inyenyeri, aka kantu k'inyenyeri mu kanota hano ejo tuzagatangiriraho. Ndashaka kubabwira ngo abantu b'ibitereko by'amatabaza, kuko ibitereko by'amatabaza byari 7 ndetse n'inyenyeri 7, hagati harimo umwana w'intama w'Imana. Ariko umwana w'intama w'Imana yarateye umugongo ibitereko by'amatabaza. Noneho aba bantu bo bari mu nyenyeri, Kristo yari ari kubareba, yarabarebaga. Niyo mpamvu abakristo b'igihe cy'inyenyeri babonye Kristo n'amaso. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera, kuko Mose yari ari mu bitereko by'amatabaza, yarahagaze mu bitereko by'amatabaza, ntiyari yakaba inyenyeri, hari yakamurikirwa. Kristo ntiyari yakaza ngo nyine ashyira umucyo ku maso yabo n'ubugingo bwabo. Niyo mpamvu bamurebaga Imana bayirebaga mu mugongo. None uyu munsi wa none twe turareba Imana duhanganye amaso ku maso. Iyo wagize kwizera ugatumbagira, ibintu byose ubireba gutya, nta bimenyetso bizamo, ibintu urabireba uko biri.
yenda ugasigara urwana n'ibicaniro bibi byo kugira bya bindi birinda kugira ngo utabasha kugera ku masezerano yawe, ariko ntago bivuze yuko utabasha gufungurirwa imiryango yawe. Byatinda, ariko Imana ikurikirana ijambo yavuze kugeza igihe risohoye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nababwiraga impamvu aho hantu ho byavuye, kuko Kristo yariho icyo gihe. Kristo yariho mu isezerano rya kera yitwa marayika ukomeye w'Imana. Aho rero niho Imana, kandi Imana imubwira kujya mu rusate rw'ubutare, yari izi ko ku musaraba Kristo ari we rutare azatoborwa. Nta handi hantu hashushanyaga ubusate bw'ubutare buretse Kristo Yesu. Haleluya. Imana rero ibwira Mose ngo nzagushyira mu rusate rw'ubutare, yari izi yuko ab'iki gihe bo mu nyenyeri bo bazaba noneho binjira muri Kristo babizi ko binjiramo, apana kwinjira bazi ngo binjiye mu rutare kugira ngo Imana itambuke gusa. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Aha, iyo wamaze kumenya agaciro kawe ko kuba Imana igufite mu biganza byayo, tureba Imana ku bwa Kristo, tubaho ku bwa Kristo. Kristo, Imana yaduhaye Kristo kugira ngo tumubemo. Turi muri Kristo na Kristo ari muri twebwe. Niyo mpamvu Pawulo yandikira abagalatiya yababwiye uburyo ki bagomba kuba bameze muri Kristo Yesu. Reka twinjira muri declaration. Uyu munsi tugiye kuvuga amagambo akomeye ku buzima bwacu. Tugiye gufungura amarembo y'ubuzima, amarembo y'umugisha ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Izi declaration tugiye kwinjiramo ni declaration zigufasha kuba wabasha gufungura inzira zawe zo kuba wabaho, noneho wabaho ufite uruzitiro. Hari ibintu ugomba ubundi kugira ngo uzitire uzi yuko nyine nta cyonyo uzitire mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ukwiye kugira declaration zirindwi kuri uyu munsi wa karindwi. Iya mbere iri muri Yohana 8:36 havuga ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Kwibohora, niyo mpamvu declaration ya mbere avuga ngo kwibohora kwanjye kurarangiye kandi kurashimangiwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Nitujya mu Baroma, reka dukoresha 8 na Abaroma 8 n'umurongo wa 11 twumve kuntu havuga mu izina rya Yesu Kristo. Ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Vuga ngo amen mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aha ukwiye guhita ugira declaration ivuga ngo nta mwuka uzongera kugenzura inzozi zanjye, mwuka wera ni uzajya ungenzura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Twinjiye muri Yesaya 43:18 kugera ku 19 hari amagambo agira ati ibyakera ntimubyibuke kandi byashize ntimubyiteho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aha ugomba guhita watura uti ibyahise byanjye ntibigira ijambo ku hazaza hanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubusambanyi bw'ahahise hanjye, kuba mu bibazo ko hahise hanjye, ukatura uti ibyanjye by'ahahise ntibifite ijambo ku hazaza hanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo waducunguye. Haleluya. Ikindi tukagira kuri declaration ya 4, ukajya muri Zaburi ya 23 umurongo wa 6 havuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyohamo iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ishimwe. Kavuga ngo ndi mu rujya n'uruza rw'Imana, si mu rujya n'uruza rw'imivumo. Njyewe nzagirirwa neza n'Imana, ndi umwana w'Imana, ndi wo mu rugo rwa Kristo. Haleluya. Ukagira ku ya 5 ivuga iri mu Bafilipi, twihute cyane tugire mu Abafilipi ibice 4 n'umurongo wa 7 wanditse ngo
nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ukatura uti amahoro y'Imana niyo arinda umutima wanjye n'inzozi zanjye n'imitekerereze yanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Uyu munsi turadekarara, ndagira ngo dukoreshe Bibiliya. Bibiliya irimo ubugingo, Bibiliya irimo ibyo kurya bimara inyota mu izina ndetse n'ibimara inzara. Hano muri Luka ibice 9 n'umurongo wa 62 haranditswe ngo, ariko Yesu arababwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Warangiza ukatura uti nkurikije iri jambo riri muri Luka 9:62 ko nta muntu ufite isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana, uti nta gusubira inyuma, ninjiye mu bihe bishya by'umucyo w'Imana ndetse no kubaho mu buzima bwiza nateguriye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma izi declaration ugasoza uvuga winjira mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 13 n'umurongo wa 8 ahanditswe gutya, handitswe ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Muvuge cyane ngo amen. Warangiza ukavuga ngo Yesu Kristo ni umwami wanjye iteka ryose, ku manywa na nijoro ni umurinzi w'ubuzima bwanjye, uw'ubugingo bwanjye, mbitse muri Kristo Yesu, nta cyago cyantera ubwoba. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo umenye yuko uruzitiro rwawe noneho rwasubijweho, hari inzozi ukwiriye kujya urota. Hari inzozi ukwiriye kujya urota. Icyambere, inzozi zikwereka ko uruzitiro rwasubiyeho kandi ruriho. Urota uri mu nzu ifite urumuri, umutekano, bisobanura ko uruzitiro rwashyiriweho nawe, nta mwijima wakwinjira mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo ukabisoma muri Zaburi ya 91 umurongo wa 1. Inzozi ya kabiri ni ukurota imiryango ifunze cyangwa nukurota imiryango ifunze cyangwa ufite urufungo, ariko iyo miryango yaba ifunze ukaba uyifite urufunguzo, ukabona imiryango ifunze ariko ufite imfunguzo zayo. Ibi bivuga ko wahawe ubutware bwo gufunga no gufungura, nk'uko Matayo 16:19 avuga ngo abo bahawe ubutware bwo gufunga ngo icyo bazabohora mu isi no mu ijuru kizaba kibohoye, nicyo bazaboha mu isi, icyo bazabohora nicyo bazaboha mu isi nabyo bazabyubahiriza mu izina rya Yesu. Kurota abamarayika bagukikiza, ibi birakubwira ngo hari uburinzi bw'Imana bwashyizwe kuri wowe. Zaburi 34 umurongo wa 7. Kurota uryamye neza, nta kiguhiga, nta kikurwanya, kandi ukabona uri mu buriri bwiza burimo amashuka meza, uratuje kandi uratekanye, wumva nta bibazo na kimwe wifitiye. Amahoro ahamye mu buryo bw'umwuka niko bikubwira. Imigani 3:24 naho ugenda uhasome, harakubwira yuko ibi, cyangwa se ushobora no kurota uyu murongo muri Bibiliya. Kurota uri mu mucyo, uri mu ndabyita urumuri, izuba ariko rikomeye cyane, nta kintu riri kugutwara, ariko kumva hari urumuri ruri kumurikira ku maso yawe, ukabona uri guheza ukareba cyane, cyangwa se mo kimwe ukabona izuba riri kukuviraho cyane rikava ukarirebamo. Iki gihe menya yuko umwijima wahunze kandi wakuweho burundu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nk'uko muri Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice 1 umurongo wa 5 havuga. Kurota uri gusenga cyangwa urimo gushimira Imana, waba uri guhanura cyangwa se uri kwerekwa n'ibindi bintu bitangaje. Izi nzozi zirakubwira ko zahindutse umwanya w'ubusabane n'Imana, nk'uko Zaburi 22 umurongo wa 3 havuga. Kurota uri mu rugendo rugenda neza nta nkomyi,
ubona abamarayika bagukikije bari gukoreka urutege. Ibi birakubwira ngo inzira yawe iratunganye kandi ufite uburinzi burusheho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibi birakubwira ngo kandi ikindi ushobora kurota Zaburi ya 37 umurongo wa 23. Aha hakubwira yuko uri mu nzira nziza kandi nta nkomyi ufite mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma reka twinjire icyo navuga ngo ni isengesho, ariko noneho usa nkaho ubwawe wihamya, ukavuga ngo Data wo mu ijuru, icyo wakoze nta muntu wagisenya. Nakiriye kubohora nkorewe n'uyu mushumba, kandi nizeye ko ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo cyashyizweho, nzakomeza kugendera mu mucyo, mu mahoro no mu mudendezo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ushobora kugira isengesho rikomeye ryo kuvuga buri joro, ukavuga ngo mu buryo bwo kurinda inzozi zawe: Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimira uyu munsi ko wampaye imirimo yanjye ya buri munsi. Ubu ngiye kuryamira ijoro, nishize mu butware bw'amaraso Yesu Kristo. Inzozi zanjye ndazisukuza amaraso Yesu Kristo. Nta mwuka, nta muvumo, nta karande, nta jwi ribi byemerewe kwinjira mu nzozi zanjye. Mwuka wera unyobore mu nzozi zanjye, unyigishe, unyubake. Abamarayika b'Imana barinda uburiri bwanjye. Nindyama ndyame mu mahoro, nzakanguke mfite imbaraga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo cyangwa se ushobora gusoma Zaburi ya 91 cyangwa se Zaburi ya 4 umurongo wa 8 nyuma yaryo. Ibimenyetso byiza: inzozi mbi zigomba guhita zigabanuka, kandi ugasinzira byimbitse, kandi ukarota ibintu bifite amahoro n'umucyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma ibindi reka tuzakomeze ejo. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Weho mu buzima bwawe, mu kubaho kwawe, wabashije kurota ngo iki? Iyo urose urota ngo iki? Ese urota inyamaswa zikurya? Urota inyamaswa zikwirukankana? Urota watsinzwe? Urota hari abantu bari kukuniga? Urota uvuza induru? Urota inka zikwirukankana? Urota hari umuntu uri ushaka nko kugukoresha imibonano mpuzabitsina? Inzozi zawe weho urota ni izihe? Muri izo nzozi zose urota, ndashaka kugira ngo no mu byo twabashe kuvuga muri iyi minsi 7 twegere Imana, dusenge kandi dusenge byimbitse. Weho ngewe mbansengera hano kuri kamera, ariko ushobora gusoza kino kiganiro ugasenga usaba uburinzi bw'Imana no kubaho kw'Imana ukaba kuri wowe. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira ubuntu bwawe butangaje ko waremye umuntu mu ishusho yawe kandi umukunze, kugira ngo abashe kuwukorera mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje, ndetse n'ibihe bitarimo umunabi, bitarimo umunkanyari. Ahubwo Data, mu gihe wamugiriye neza ni mu gihe Data ategerejwe kugirirwa neza. Ndagushimiye kubw'uyu mugabo twabanye muri aya masengesho y'iminsi 7. Ndagushimiye kubw'uyu mumama twabanye kandi twanabanye uyu munsi. Ndagushimiye ko hari abazareba ikiganiro kimwe bagasubira inyuma byose bakabireba. Ndagushimiye kandi ko uzararika abasore n'abakobwa bawe kugira ngo babashe gusobanukirwa inzozi zabo, babashe gusobanukirwa ibirere by'umwuka bakoreramo. Ndagushimiye ko hari ibicaniro bibi usenya muri izi nzozi. Ndagushimira gusobanukirwa uwaduhaye gusobanura kugira ngo abantu bawe basobanukirwe. Ndagushimiye Data wa twese ko ugiye gutuma Uwiteka abantu bitiriwe izina ryawe baza kubohokera kuri icano kandi bakagira ubutsinzi nk'uko izina riri. Data, ngushimiye abo twabanye kuri kamera, abo twabanye batunganya buri kimwe cyose,
ubaho umugisha wawe kandi ubagirire neza. Uwiteka ndagushimiye umuntu wese uzagerageza gusapotinga uyu muhamagaro, uzamugirire neza. Icyo azaba afite cyose akumva afite uburenganzira bwo kuba yasapotinga iyi cano, uzamuha umugisha uko azakora kose kandi uko azaba ashobojwe. Mana ndagushimiye ko nanjye ukomeje kundinda, umpaze uburame, maze kandi unyuzuze ubwenge n'urukundo rwawe, kandi undinde buri kintu cyose cyabasha kubabaza umutima wanjye, kijye kure yanjye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ntikazigire kingiraho. Ndagushimiye ko Data wa twese, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, hakurya mu ntara ya gatandatu, ubarindisha umwuka wawe wera kandi ubakarindwa n'ububasha bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye, amen and amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu.